umva ikosa rimwe nakoze muri forex ryanyambuye miliyoni 25 mu gihe cy'iminsi 2 gusa. Inshuti zashunje rero mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza. Uyu munsi nuko mubizi mu minsi 25 muri forex trading, uyu ni umunsi ahari wa gatatu ndi kubyakira. Rero ngiye kubwira ikosa nakoze ryatumye mbura miliyoni nari nkoreye kuva 2017 imyaka 9 yose. Mumbwire ngo imyaka 9 nzongera kuzubona ngeze nzaba narashaje. Imyaka 9 rero umva ni nk'ahari 10. Rero uyu munsi ngiye kubwira ikosa nakoze ryanyambuye ayo mafaranga yose. Nawe nimba ukeneye gutradinga cyangwa se uri gushaka ahantu ushora muri business, witonde. Rero nyuma yuko mpumbye burya cyagiye ntago nahise ndekeraho, narakomeje ndahomba koko. Sinabwiye ngo ndi kubyikorera ngo nashyizeho akajana ngo maze kunguka 100. Nari nafashe amafaranga yasigaye kuri za robo, nari nasigaranye amafaranga 1000, nari nasigaranye amadolari 700 kuri konti imwe, indi iriho 300. Mitanyashyira hamwe aba 1000. Ndatredinga ngira icyabiri. Maze kugira icyabiri niyumva nk'umwamikazi. Byagenze bite? Umuzi ko nari ndi gutredinga nta makuru mfite. Cyari cyaragiye kiramanuka cyose. Gihomba nacyo ndeba. Kaza ari kumana. Kiraho baho nagakoroza inze ngomve mahubwo nkarira. Birangira gibumbye borokaraza afunga trade. None mu nyumvire namwe. Icyo ntago narekeye aho nabwo. Nahise ngenda hari ibintu bita niba ari ngo fitimo aho ugenda ukagura konte y'amadolari 100 ukayishyiraho ukishyura amadolari 540 gutyo, ukayitredinga wayipasinga none ukajya uyikoreraho ayo tradinze ugatwara 80%. Nahise nyikura uko nyine nabaye nk'umusazi. Kazi muzi ko kwiyabura bibaho se. Nari nabaye nk'umusazi ndi kumva mpita ngenda ngura konte yafitimo. Yamaze ngahe? Yamaze umunsi umwe. Nka mu gitondo nagiye mfungura oda nyikoreraho ngira nk'103. Ndangije ngukubitiramo oda none wongereye ikibazo cyanjye. Sinkunda stop loss, bamvuga ni biraza kuzamuka. Urabona nyine corridor kuntu iza rimwe kuri rimwe igahita kupita, igahita iva nko muri 5 igahita igera muri 4800. Ndavuga ati rero bita byongera bikazamuka. Ndavuga uti ntago ndashyiraho stop loss. Uzi cyabayeho nayo yesi homba. Ntago wemere gomba 5000 ku munsi, ariko nta nubwo wemere gomba 5000 kuri konti yose. Umunsi umwe nese mu 5300 nayishya gutyo. Ndeba muri comment, ndeba ukuntu mwagiye mumbwira muti banza wige. Shambona ko ari ngombwa yuko mbanza kwiga pe. Ubu niyo gahunda mfite. Umva gahunda no kubanza kwiga rwose. Ubu nta kintu nakora. Ntabwo byarengeho. Nese nongera ngura indi. Ariko none nahise nsigariraho mu gishoro. Ndavuga ati none biraza kurangira ntari kubona nayo kwishyura inzu pe. Bonye nsigariye yawe none ntabasha kwigondera. Cyakuzanye umuntu uzi gutredinga. Imana izamfasha ipasinge ni uri kwitredinga. Ni umwana mwiza nyine yabonye igihombo cyanjye. Umva ndimubwira arambwira ati wakoze amafuti ari kubanza ukarimara nk'ukwezi utanafite meta 5 cyangwa meta 4 muri telefone yawe. Ariko nyine narayimuhaye. Ubu nyine ahita ambwira ati zana nyigutredingire basi tore ko wapasinga ukawagira icyo wisubiza. Ubu rero mbere yuko niga nta kindi nshobora gukora. Noneho nashyize agapira hasi. Nabonye birarangira ntafite n'igihumbi. Nabonye birangira n'iyi telefone ndi gufatiraho video ntakiyifite kuko ntabwo wabura ufite telefone. Nabonye birarangira nsubiye Butare mu kazu ka miti nari ndimo, akaba ari byo nsubiramo. Noneho mva kwizima konte ndayimuha, ubu ni uri kuyikoresha. Rero ndi kubabwira amakosa nakoze yatumye mpumbaye amafaranga yose. Ikosa rya mbere ni ukubona ukora business yarakuzamuye ikaguha amafaranga, wamara kubona abaye menshi ugatangira kubona ko ya business itakiguha amafaranga. Wowe wakoze business ugera muri 20. None kwa ko wagize menshi utangiye kubona wenda bya bihumbi 10 wakoreraga ku munsi cyangwa 20, utangiye kwiruka avuga ngo nabikoreraga mfite 3, mfite 3. None ngize 20 ndacyabikorera. Ugatangira kwigirira wadanje kuva ko ugomba gushaka izindi business, ugomba kujya mu yindi mishinga. Icyo ni cyo kosa rya mbere nakoze. Ikosa rya kabiri
ni ukubona umuntu ambwiye ngo hari robo ukoresha ugateredinga ikakungukira nk'igihombo. Nawe ubundi ngenda nkunda kubanza gushaka amakuru, gusa amakuru nashatse ntabwo nayashatse igihe kinini, nararebye ndareba mbona ko robo nyine umuntu yayiteredinga ikaba yamwungukira, ariko hari n'igihe ihomba. Ako kantu kari kanditse ngo hari igihe ihomba ntabwo nagasesenguye, nahise nirukanyira muri robo ntabanje kugira ute kureba. Irindi kosa ni ugufata ubutunzi bwawe bwose ukabushyira ahantu hamwe. Urumva basi iyo nshyiramo ibyo 5 bya mbere mba narahombye nkiyakira, nkasigarana nkajya muri business nari ndi gupanga. Ariko nabonye nungutse duke mpita numva ko ariko bizahora, mfata n'andi nyashyiramo, umva nashyizemo konti 3 zose. Ayo ni amakosa. Ntukajya ufata amafaranga ngo yarumbira ahantu hamwe, kubera ko iyo uhombye urahombana, ntabwo ari no guhomba, uhombera rimwe. Irindi kosa nakoze ni ukuba barambwiye, iryo ryo rinakomeye cyane, ni ukuba barambwiye ati ibintu bimeze nabi, kuramo amafaranga wemere wombe ibyo 4 uri guhomba, ukomeze uzagaruke mu isoko rimeze neza. Nkumva ko biraza kumanuka. Forex ntabwo ari kimeze, niba yimanutse biramanutse, ishaka kumanuka ukwezi bitaragaruka. Rero narabyanze navuga ngo hoya biraza kumanuka. Irindi kosa nakoze ni ugufata amafaranga nkajya gukora trading ntabizi. Nabonye nyine bitangiye kujya biba bibi, mfata amafaranga make njya gukora trading ntabizi. Noneho dore ukuntu trading ikunda aba big nawe, mfata 2 mbigiza kuri 4, mfata 100 ndisubiza kuri senyisa. Ahita mvuga ati ahubwo nari narabibye business irangiye, ikageze ivuga ngo igahita iyahuruta yose. Rero ayo ni amakosa. Irindi kosa nakoze ni ukuticara ngo nsesengure menye ngo ese ko mpombye nakicaye ngatuza nkajya kugura andi makonte ngaho za profomo, njya gutanga amafaranga, sinigire ku makosa yanjye ngo ndemvwe ibi ni impamvu ntari kubishobora, nuko nta bumenyi mfite. Forex trading ni nziza pe, wayikora ugatera imbere, hari abantu benshi tunze, ariko baba barabyize, ugomba kuba ufite ubumenyi. Ntabwo ari nkanjye uza umunsi umwe 2 ugahita witera muri forex. Wibuke ko njye nagiye gutredinga noneho ntazi ikintu na kimwe iki kimwe. Rero forex trading ni nziza, yatunga umuryango, yatunga abantu. Ngiye rero nayo makosa nahise nkora, ubu yansubije hasi, nkaba narasubiye ku isuka, ariko Imana izabigenza neza, nizera Imana. Nababwi ko nigeze mpomba, nabwo ngeze kuri 5,000,000 nkagaruka ngasigara ku 100,000, kandi ngenda zamuka ndanayarenga. Ubu rero bivuze ko ari umugisha, ni umugisha Imana igiye kumpa mwinshi. Ahubwo muzabe hafi, ube warakoze subscribe kugira ngo uzarebe ngo ese Imana rero yamuteguriye iki, kandi mujye munyigiraho ubuzima ngenda nyuramo, ndabubasharinga ibibazo, ibisubizo, ibyishimo ndabibasharinga. Hari abantu muri kumbwira ngo mba naracecetse ngo ntarabivuze, ariko hari umuntu wenda uri guhumba nkanjye, naza akandeba akabona nanjye nigeze guhumba, akabona ameze neza, azatuza avuga uti burya bya bintu nubwo nahombye ariko Imana izongera inzamure. Rero ngaho ma subscribe, nitwa Sonjera. Niba ushaka kujya umenya byinshi kuri forex trading, nyuma y'agahe gato nyimazemo, ubu natangiye kwiga, ndi gushaka umuntu uranyigisha, ndi kwigira online, ariko ndi gushaka umuntu wanyigisha neza nkametiriza. Nyuma y'amezi 6 nanjye nzambabwira ati sha dukorera amafaranga. So rero murakoze cyane kumurikira, nitwa Sonjera. Bye bye, thank you.